narebe nyine reka mbegiye ndahita mubwira. Okay. Akana amafatirane mwese muri na babiri igihe mwahire n'umwe baza kuza nibera haruguru umuntu arimo arikorera ibyo mudashaka ariko murangirira icara simba nkubwira cyo ugirita ubwo si ibanze ukamara ibyo uri kuri ukagabanya amagambo. Nonti kumwe ko mfite indasege cyane n'arasaranga ase mwana reka nawe nkubaza muri twitoza dutsinda ko mabuja vuyanga urazi tuje kureba n'umukobwa uje mukoze ibyo biteke byawe nibeshe babiri wangegeraho ese abaye kikana wagenda aho ngo nusubiza isawe ko cyanga mu rugo rw'abandi reba isawe ubuzimiki uza mu rugo rw'abandi ni waje basi ngo wake ibyombo ngo unabyoze yo groupe no saro tinjiza nibikwete bigacyane n'ibyanwa bibi kicara mu bantu man mujye mugabanya ibintu nk'ibyo namwe mujye mugabanya ubugegera Nusegera sagiye nawe ufata imikati yawe waneje ngo utakajya igifata ugifite cyangwa ubireka abaye kikana akwa kubona ari muransetera n'amenyo mabi wicaye n'umusore gutyo kandi mwana nawe sigaye yaje imico mibi ngakuzwa mwedunda ubwonko man meze umukati wanjye meze umukati wanjye se mwana meze umukati wanjye mwana meza hano kamwe nzobye kamwe amakuru banzu ndebe usikere musaza wawe nuko nyine muri Kigali nasikare ntago nabura kuva mu musaza wawe muri Kigali se ko bugiye abasaza banyu benshi ngo mukanye nabandi umva w'induru wayihaye induru ngaho muri gusasa itonde mwana mugiye tugeze sibanga basakuza sibikigizwe nanjye mu cyumba man mwana mujye muganya ibintu mama rese nagumye ugeze kuva mama ari kuvuga ngo David agiye kuza nose David ni ng'umuntu w'umuza gute David ya David w'Ikigali ariko reba ukuntu bari kunyire mwana mugira nirari rego ujye kirande kuyo nanye kunde ko nirebere hiri mane mukujye nose urakajwe niki wajye ubanza ukabaza amakuru wahana nandi kukize kicara no mu ntebe mujye gufata sinarye mujye gufata amafaranga muhaye ni David we nagara umuntu waje kunereka cyana bya David ni musaza wanjye ngaho ntago kagende mujye gufata amafaranga mujye guhaha umubwisukuri ntago tubye kutanye gupanga ibintu byangaho ibisapanga nusitujya guhaha ikoje umwana hano ngaho nusiri koje ata ntago sitanye kwimbishwa nasa amafaranga arayo bakwatse kujye guhahisha kandi we nanyikoje kare n'imigati unsiza ajya ngo nasangiye nawe samwana abanyamasore mushaka wasaze mujye gufata amafaranga mujye guhaha muteke hari ikindi ngaho soko utaye ataye se kandi ari iwawe ndi mu rugo ntabwo ndi wasaze ni umwana wa mabuja nyosho nose iki ngiki ko kitambwiye kare kutambwiye kare amese ndaje nakubwiye mujye gufata amafaranga mujye guhamishisha ubwo wabwiye ukimara agusama ayo yose ngayakuramo n'umunwa wawe ngawudoda basi najya numva mfite agahenge mu matwi yanjye mwana basi twiyonga cya dusangire ku gagati naribi usanze amaze kunywa icyayi umunwa wawe niwe uzagukora oya nanjye birambabaje kwa mutse muri rwego mwana bayigire tugende mbanje musembo bazimanye basi ngiye mbabarira nago nzongera kugutuka narebe muhungu wawe oya utambeshe ukanyubiganisha kwa mabuje abahungu turabana wigira ikibazo ariko wigira ikibazo banyitaga Davis banyita David cyane nagashiki kanje mujye guhaha sibyo bamuhaya ngaje ko basigaye biharaje ibintu byo kugavura bamuhaya ari hariya ku meza Nose banywa icyayi se nta kimweye n'umugati mpamvu yashize uranasetsa ari biryanje ndi bukugurira akantu yego mwana sawa nari Gakwi ase mwana rero mbandere kuno buri kumamagana n'izina ry'Imana nkaho uri muratabara baruje gutabara se abaye mbagukira gutabara nese wagiye woroshye igihe mana yere ngo amagara buri nayeshize Yebeshkwana kandi nzazima kuvugisha ndeba mu maso kandi ushaka kureba hirya ukawuka hareba uzinga n'ibyawe ugenda nese sindimo ndakureba ngo wajya murebe ha amafaranga gwari telefone yatwaye jana warebaga iyo mitunu yawe wayimajije iki
Nose ngenza ncunga ibintu byose n'amafaranga basize nyacunge ngewe niba ari umwana wa mabusha yafasha akajyana nari kuyamwaka gute. Undi yuri kuvuga ibyo nta n'isoni ufite mu kanwa kawe. Se mwana wagiye kuvuga nabi gutyo n'ukundi. Jennifer se yatwara ibyo yamuhaye. Nuswa ngo ni musaza wamubwiye ngo nayafata yajyanye yafashe nyine arayajyana. Musaza we wahe? Amafaranga mama yasize niyo mwa murimo muraza gukiniramo. Je tukabwiye kaza. Wagahamagara. Wakiyusuka je tukamubwiye kaza. Nice. Jennifer. Ibintu byose azajya kwabiza yabiza ya azajya ava mu byombo akorope ajye no kwabiza umurugendo mu mutsi ngo no witaba hangana nawe cyabaye ngo n'cyumva Amafaranga yo gwayagiye natwaye twahashye mwahashye se mama sigaye asiga amafaranga mugahita mujye guha mutambaje ibyo muhaha ariko ni David wambwiye kuyafata. David yaje se Sinabyaruzi. impamvu numvishe umuntu ariko byabyo byose amafaranga yarari hari ntago mugomba kuyafata mu byo guha mutambwiye ibintu byose hano ngiye biba bigomba kunyura kandi we na Beni sinzi ibintu mazemo iminsi mwishanisha mugenda mukora utuntu gutyo. None se ko David ari we mukuru hano ni yatubwiye ikintu tugomba kugikora. si ibintu byenda biraguhanga ubikaye mubigurisha. David kuba ari mukuru bivuze ko muzaza mukora ibintu mutambwiye. None se ikibazo ni iki? Ikibazo ni iki? N'ubu ntabwo uracyumva. Mwe murifashe mugafata amafaranga nta kintu mwambwiye sina habari ndi haranda tuje mukagenda mugaha ubwo se mwahashye iki? Asa mwana wundi wajye uvugira hasi. Uvugira hasi se ndavugira hasi kubera iki? Nkamwe muba muri ku rwego rwasi nimwe muvugira hasi. Uri kubyumva? Jye menya urwego rwawe. Nanjye giraho. Ye. Izo migimo zawe sigaye zingeza ahantu. Ninkubwira ati ceceka juziba urebe hasi ko niho ukwiye kuburi. Uri kubyumva? Wari wabona itapi yavuye hasi. Nkuko itapi itavasi rero nawe ukajya ugerageza no kuzamura agatwe. Agenza agacaho. Agatwe? Agatwe nyine. Ni kimwe n'amagaye. Nicyo ngicyo ushatse wamva imbere ukagenda. Hata mabuje nse turarya. Ziba mabuje wawe ninde hano? Hashize ngiki. Aho nsize ntabwo hareba. Kandi Afrika nkubwire. Hari ibintu usigaye wikora. Habura ikintu sigantera umujinya. Buri umunsi nakwiru kandi kamubwire. Tumenye umwanya wawe. Sinagufashe kunyanguze hano. Umunsi nabigiyemo bakakwirukana. Nibwo zanshimira neza. Aho kumundi mabuja ubundi gibohere wikaraganga uzi ko umuntu atazi kuvuga. Ubuzi ko umuntu atazi kuvugara fakwa David yaje. Uzarebe uzonya kungiye kunyamagatse urwo rutwe rwawe urumera nyibwishwe ibigambo nk'ibyo ngibyo. Umwana kandi nege ngenza nzakwemeza ngakwereka icyo ndicyo. Jimenya ko ndi umuhungu nyabo. No kureba indeshe yawe umuntu akabona umuntu muzima nawe uri igishushumbwa kandi umuntu naruhimba ariko kwibagirwa umwanya wawe uri kuwibagirwa rebeshwa hano ndeba hano mu maso nyibwirizwa hari abantu igikina nabo uri kubyumva hari ikipe udakina nayo bro bajugira ako gakwe nje ari n'ijambo maze kurambirwa kubwira ngo ugire ubwenge kandi wagira ngo uri intoriki Divino wazibonana Divino nagace kubwo wari wabona kandi Divino kamubwire mwana kamubwira ari igihe nzamukubita ubu ninjara muri kino cyumba nasohokamo bamaze kujugunya hano hari hanze izina ry'Imana ari ngiye uzazanga ugasanga ibintu byawe byose byazamutse ngiye gufunyanga kugira ikindi kintu itonde wanjye usigaye byo kugenda utoraguzwa uburyo urya uri kubyumva ugenda hanze uvuga ubugambo ukabona umuntu akwihore akazi ntako warangije gukora ukagira hari igihe nakwereka ko ibyo byose wabisubizanye wabivanye gakwi wari wabona aho tapi iva hasi wari wabona tapi iba hejuru nkuko tapi itaba hejuru niko nawe ugomba guhora hasi wanjye ntuzeho kaba gatuma ntukana gakika mubwiye hari igihe nakwereka ko ntangana nawe hari igihe nakwereka ko urwego urimo arirwo nanjye ndimo uri kubyumva ubu ninjara muri kino cyumba nasohokamo bamaze kujugunya hano hari hanze kandi usubiye iwanyu do nabiriya bizi by'ibiroha wirirwa gumwe uri kubyumva nabyo ntabyo wakongera kubona wajya guhinga usigaye byo kugenda utoraguzwa uburyo urya uri kubyumva ugenda hanze uvuga ubugambo ukabona umuntu akwihore akazi ntako warangije gukora ukagira hari igihe nakwereka ko ibyo byose wabisubizanye wabivanye nshobora kwinjira muri kino cyumba ngahamagara mama ni ukuri kose yagera hano watashye
kandi nubwo busabiti ntabwo wataha warangiye nabonye mu bosi wanjye mushyashya wakinjira utakinjira wahamagara mabuja fa ko nanjye nanya namubonye noneho umuntu wambwiye ngo mfata amafaranga njye guteka mwana mukazanere yego sha ntuzigire nawe turi kwegura uwo mutwe nawe uca ibyo byose nabiturumba bashaka umuntu wanjye gakwika mubwiye njye noneho kankwere kunna narakara sinyakoze nyano sinyatumye uguma hano ukahaba neza nshobora kwinjira kanze nkwere Ege TV harya wavuze ngo tuze guhaha iki muri mutu ushaka kurya iki genda rya ibirayi nshaka kundi ibirayi ndabiteka kwa kundi kirimo utuntu tw'utubazo ubona wajimira gutya igihe cyose njye cyangamo nyine kirimo n'udukaroni ku mpande muze n'igifuto n'ibyo nyine mucozi mix maze urindyarya kuba ingage bikora ibyo ukora aje nasanga kabote nabo zego n'uguruka kakabwa siri muri nagaze kagera ngo kibuno ase n'ibindi cyane yamva indasubindukira ni umwanya wawe bye aya hanyuma se ariko nari ahubwo cya Jennifer yari amafaranga cyatwaye cyajyane kwera sinjye mvuga se wanyuzwe tuze mu bugambo shaka kwigira ukundi kuntu aya ni iki kivana amagambo anga kigira amagambo uri gusa nibwo babaye umwana mwiza ngagendera nanjye njye kureba utunwara ibyo ndakuzanira na cya kirahure cya kimwe kikaraga hasi tugiterwa nyine kivanye hariya ntarebe ariko ni wowe kubikora aya imbaraga ariko uno munsi uramfashe tuyi hanyuma se amafaranga Jennifer nyamurekere ngiwere nese kashaka kurya ngoje none ibyo ndabivamo zangona zahanga ariko nari nyuma baje mani kundi Jennifer Ese ntabwo uri kunywa. Ko wese ufunga sura se. ase mwana ubuje gukora cyangwa Ariko iyi nzu warayikodesheje yabaye yawe. atigiye baraguhere bakubwira ngo Divine ntabwo ushaka ahangaha kujya utumva ikinyarwanda Ndakubwiye ko Divine nayo nje kureba. umva mwana ngiye nunyitimuka ngiye ntago ndimbwa mwana Ariko gakwiye wagusarira handi. Ubu ni kuri nje wazagusariraho. mwana agiye kunyitimuka kandi mwana ngiye kamubwire ibintu utaruzi Umbwireke. ngiye ubu ngubu nagukunja ku izina ry'Imana kandi ni nk'uko umuntu aba bashaka n'ubu uzabona wambaye kurya yongeye wahamagara mu maso mwana Maze kubyimba gakwiye. Umushusho mwe nonzo nyasigaye tumubyimba gutyo. Mwana mwana wanjye. Ndamutse mwana wanjye. oya nago ari ngombwa nago tugisuzanya muri corona yarateye Nonese nutandamutse turamenya icyo ushaka. kukimenya se bihuriye no kugufata mu kiganza Rego cyane akunda mutukamenya ko naburaye. nabibonye ko kukuramutse nabyumvishe waramutse nayumvishe ahubwo mbwira ibyo ushaka vuba dore Hana wanjye ati n'iki tatu ntajya. Nanje ngo mumfungurire. muzehe rero ihangane gusa hano nta kigo cy'imfubyi dufite pe None cyo kuzajya kuvuga ko ndaburaye nongere mbwirwe. kura amaboko mu mufuka ukora ndabona ushobora kugenda ubwo no gukora ntabwo byakunanira Arasa n'umundi ukora nakuyemo nikoreye agapfukana hinje mfungurire. ako kambabazi murareba mukabona gutungwa n'imitsi y'abandi bantu ari byo bintu bizima wagiye hari ugakorera amafaranga ukagira uryayo wavuna iki kuzuzenguruka mu ngo saba umva ari bimaze kurambira Ubu ndagenderaho. Ngenderaho koko. ugenderaho se njye nakuzanye None se nawe ureba no mu gafuka ko haba hari ibyo mwamenye basi mve kuri gato. oya ntabyo twamenye N'agatafuriya nagakumva. twese ururimi rwawe ugiye kuruhindura isabune si mwana none ibintu by'imishyushyu bizanyemo gute kuko turimo turagana turi babiri ibintu by'imishyushyu bizanyemo gute mwana nawe uraserereza Genda uge kumamagarira musaza wanyu. Mva mu maso. hayi wowe
ubonye ngiye mwihoreye ugira ngo umusaza wanjye yakorohera kuri divine va mu maso ariko ntabwo uri kumva. ntabwo nakuva mu maso ngeze ndi ubutuna njye ntabwo ndi ubutuna mwana ariko ko umaze kubyimba uva eti sinchekeshe unasikia. nuko ye ngutsaza kungobeka ngo umavuga igifefe ko unamuri ubyumve sinchekeshe Gakora umenye yawe nayigukuramo. mwana none ibi byo kurwana nko tuno turaganira utanya kuzana ibi byo kurwana gute Sa toka genda uge kwamagara umusaza wawe ntabwo wumvishe. nawe ntukaze imitima Genda mwagenda umwihamagare n'usundi washaka utamuhamagara genda umwihamagare cyangwa byose genda mubwire ko nageze hano nawe. baza ukubura ino mbogo yirangize n'usundi umuntu uzazanga nimbura mukoro gusa ubumva umuntu yakora ibintu byose uhagaze nka nk'umutsi wo mu ijosi byumva bari mwana Umukozi wanyu cyangwa umufungo wawe baguhemba gukwezi turawugabana. none mwana utari wanyesha gutyo nkuko waje ukuri cyangwa Mzee ntimugateshe umwanya none genda ndashaka kumenya ndavuga ngaburiye cyane ngaburiye ntugaburira se ngende mama wawe genda umushinga ku mutwe wanjye urabona handitseho UNICEF urabona handitseho World Food dore ugenda kunyurira rero ugira kunyimutwaraye ngiye kuza ngaha ugenda kunyurira gogo aho gasuzuguro sokakura hemko oho nega mubiri munyurire urabona di urabona kumuranyurira urifatuka kwanyura nasoni wowe umva wowe ese wabona ubwo ndi gushwana n'umuntu nkawe yamfata utanyinisha nje mfite gikoresho nkakoreka icyo ndicyo uriho mwana utagase nakwereka kwe jewe ndangaha kugira ngo ngaburire ubutwaraje nutwaraye kumutwaraye birakunaniye wowe ntasoni wowe urama cyangwa ndaguma ntacyo nguha ntacyo numva hano ntacyo wahabira ndaje none umwereka ko ugomba kumva urumva ndavanga ngaburiye urumva mvanga ngaburiye ndabandiye nintajya umenye ko njyewe umenye ko ntari mwene mupagase sa rero hari udusazi twira twazengurusha cyo dufata ukaturya cyangwa ukarya rino vumbi ngo rutakara imbere nimukaze kwirirwa gutesha umutwe abantu ufite imbaraga zo kwirirwa ugenda wirirwa uvuga wasama wabuze imbaraga zigenda ngo wicare haruguru wumva n'ibyo biba kubyara ako gafuka si iki waje ukuri cyangwa inzu yawe uri kumbaza naje gukora iki mu nzu yawe nani ariko wende ndeka kukwita umusazi ubundi ibintu bukora unywa gasosi wari wanywa isosi wumva uko nimeze wewe nakunywa hata adabu nakunywa ukasema vitu vyote ninakukunjwa nje na uhinda mungu ushaanza pata wazimu lakini shaka mwenda wazimu ndabazimu gende ndabazimu mwana gende ndabazimu nese ko sikonsarira mwana gende ndabazimu hapo ndi kumenyereza mwana ndi kumenyereza kuburyo mvuga ngo ngende ndabazimu umaze kubyimba by'ukuri gako umaze kubyimba tuzakwerekeye ababyimbye ku mababa bangana David uri kuzo yikangishwa ngira ngo muhamagaye ari wowe ari David mwese nabakunda cyangwa nkabwiye mwabushaka nabakuranga mwangegeramo ndashaka nk'ibiragi bitatu ujiremo hano kandi ntaconi wowe ndashaka ibiragi bitatu genda urebe mu murima wawe yagusigiye urabisangamo reka nkwerekere kandi ibyo bintu byawe imbere jewe no gusanga birimo imiti utamenya abantu nkamwe sinyana bizera wiki imiti undi nkaweruka koga ari imiti yena koga nta ariko tumaze gucika amazi rwose urifashe winjira urazamuka uraterera gusa haranda yinjira ko nsanze hafunguye niba nsanze hafunze ari kuhafungura urukumva ntabwo mva aho ntariye ndahava ndiye cyangwa nuko ni namwe mwirirwa mutwiba twiyanikira imyenda tugasanga mwayitwaye uje kwiba iki hano unyise umujura sha unyise umujura vange nta mwanya nyifite wo kuganira n'abantu nkamwe muza muvuga nta kintu kizima muvuga agosha munyutanze nakunzi urande cyangwa ntakunzi niwongera kugera urande cyangwa ntakunzi ndaguca mu ducece mpereye ku musore uraca mu duce sha
wowe ntuca mu Nuko ndi ni nakubashye nkute muzengugire ngo nagufata kujugunya muri kaburimbo imodoka zikagusa. Arawujije icyifuzo cyawe ugapfura imwe ugasanga byo nta. wowe cyangwa ntutugesha jana urugo ryanga igihe nukaza no urugo ryanga mwana je narisariye je byanyu byose ni ibisazi ibyo byose bizimbikora hejuru nukaza ne gukora ngo we uzanagirana ngomva mu maso hako ngiye muva amaso ni ngende ubutuna ntabwo muve amaso gihe rero bwa muve amaso ngende ubutuna twebwe tumaze kwibona miki asanga yado kwibona mu gese ndimi naho ni kirahure mwana gihe naheza ibyo yakumbye ibintu nk'ibyo ngibyo rekone cyo cyane cyifunze cyambaye neza gute cyana we nukaza no gukora ngo divine ya uje witwaza ngo umusore wahangaha ngo muhamagare Dako twarwe ni yanitse Dako kumumugore biki mwana kumumagara ibiki nago wumvisha ibyo nakubwiye simani mwarakaye na nziko tumwe turakina nziko ari ibintu byo gukina no var ryari nje nawe dukina twariganye kugira ngo dukinane college de classe uri mu classmates we ariko David nguya imaraza ariko ntabwo ari ngiye ugize umubwira yuko ari ngiye wabikoze gutyo ngo David mwana ngwino twunge gihe namujyaho ntabwo ngiye mubwira nawe kunuka ngo ndimbobo ngo ndimbwa ngo ngiye nakina mazanga kandi ngiye wakorera imirimo yo mu rugo mwana ngiye ndimbwa basi musobanuriye ko ndi umukozi wahangana n'umutima mubi ngiye mwana ndeka nta kibazo cyane nisuko nandi kubura ngo muva mu nzira bana y'ibirenge ngo ubure ugize ngo ni ibintu binarenze ese ikibazo kiri hano ni iki ngo nuko bimubwiye ngo nave mu nzira ngo ubure kandi namubwiye ati jya muri salo David muri salo injira mu nzu yabyanze jya mu kazi kawe hako ntukandutisha izi nako jya mu kazi kawe nyine ngo nzanira udutebe tubiri aho ndi Maxa twicarire hano brother twicarire none se meze neza ubwo niwe umeze neza gutese mwa amakuru y'ahantu uvuye aho umve byayiri none se ariko ndashyushye kabisa mo gake ariko mu buryo bwo gushima Uwiteka ariko hano mujene shushe naho ari fresh urabizi nyine nanone urenze imipaka n'iki bisaba ngo wihiringe bro ntago ari bya bindi ariko iriho biragenda nari urebye gake to biragenda gake mani cyambere no kubona aho gake kubona mani yaba ari struggle muri Kenya mani ni struggle no kwihiringa mani nta bintu byo kwicara nyine tukirangiza school urabizi nahise ncomoka ngase shuha se mwana onemo nakari goro always nari ibintu goro bazawe nako waziretse yandi goro urabizi kumanywa nawe urabizi turi muri gahunda nyine umupira gato ndaza kongera kukuvugisha nyuma uko kameze urabungutse se muhu wahoze mereza ibyo wahashye kuma envelope niyo wanagutumye natinze muri kano kayira ko kwa Murokore gutya niba ndatambika nza hano ngaha naje ndebye umufuka wanjye wahanga nsanga waratobotse wagize ute nsanga waratobotse ndebye ya mafaranga nsanga nayataye ariko warasaze gakwe ngiye ntabwo nabikoze mbishaka ariko mabuje wataye amafaranga ndashyushye ntugire wasi goroba nagutamo nabwo niturenze amasaha nubizi gahunda ya leta mu Rwanda urabona n'inkumbuye mu Rwanda bro sha u Rwanda rwacu turashima Imana sikena bise tugiye gutora ariko wabyumvishe se amatora none se wori kumva icyo kiba cyanaza gifunsi se bimeze ku gipfunsi ubundi turamutora ariko muze wacu turamuzi sibyo umusaza wacu reba by the way navuye inanga ino mihande ingerekeranye batarayuba man siko naciye Rwanda za Sonatube man muzarakora ntabwo man uramuzi Kigali meze neza abantu bashaka kurya amafaranga yabo rero nyane sige bibera inama sige bibera inama niyo bibera n'abanyamahanga gusa ifu iriya hose harakeye hose haratse muraryoshye wakimye none sibyo ko ibiceri nabyo kubibona none reba amasaha yose namazanga ngutegereje ngo uraje uve guhaha nteke nige nigiri yonge
none nyumvira uraza umbwira ibyo biswahili bidafite gahunda ibyo bigambo byawe uri kumva mikeneye kubyumva rega nanjye ntabwo byanshimishije nanjye yataka urwo rudagwa ese urarushyiramo iki uyu munsi ko wataye amafaranga ari wowe wirirwa ukomba ubusefuriya bwanga ariko mawuja uzi ko ari igihe unera ubwoba nkumva umutima urahennye cyangwa wabona hari ahantu kayapfuritse mu byatsi mu mihanda ubu nta hantu wayahishe izina ry'Imana ntabwo naguhisha amafaranga nzi n'umutima mubi ugira ngiye ntabwo naguhisha amafaranga amatema mubi si cyane nkawe kameze n'ibikote none se ubu biragenda gute nanjye simbizi nzi ko ngarutse no mu muhanda wose ahantu naciye hose nkabura n'umukobwa nako nari gutambika cyo ngo ndikuza amafaranga ndayabura ati n'umukobwa ni ukuri ko Imana umukobwa ntabwo muvuze kagenda kari mu nzira kareba hejuru kareba abakobwa urabona igihe cyawe ari cyo kureba abakobwa wowe ufite iki wowe kurwa ajya kureba abakobwa nukumviriza nuguhunahuna umeze nk'imbwa uretse uzongera kurya ari uko ari amafaranga wayabonye njye ntabwo nzaguma kuruhira wakimarawe nzaguma nkuruhire njyewe nkutume ibintu utabizana ngira amafaranga hano mu nzu se hari ahantu nkuri amafaranga wanjijiwe ese mabuje ko ari uturane nashyuhije mu gitondo ntabwo basi waturya tugafata mu nzu njyewe ibyaraye habaye ikisi nta mafaranga ngira kurya njya kurya ibyaraye wese wabiriye njye mbirya ubundi si ubwo biracyari byo cyangwa n'ubundi wabijohontoye nukuri ko Imana wagiye ushyiramo ubwo bujaba bwawe ubushyimbo ubuntu bwose ukuramo ubu turabye musaba twasanga ari ibintu bizima nakuyemo ibirayi bibiri byonyine ni izina ry'Imana nakubikiye mvuga ngo mabuje ndaza kurya mu gitondo wowe shawer ibyawe Mana yanjye buri gihe cyose imisigarwa yawe wabifashemo wabigaragwe wabitobye niba nzakora ikimana yazampaye undi mukozi ko yanjye ndahagije mabuje nukuri ko yanjye ndahagije uzanye n'undi ngiye sinzi urahagije mpambwe ibiryo watobye ukomba imyuko usubizamo wongera ugaragura wongera uri mubi cyane akara amafaranga buri yatakaye gutera kumera ukanyashyira muri no mufuka wayibye niba yanahindukiye akajya mwahangaha ntago mbizi n'izina ry'Imana imifuka yose reba no muri ibi bikote byawe mbarundebere urebe kimara cy'igihugu neza amafaranga yagiye gira gutyo zamura ubwaha bwawe zamura ububoko bwawe ubu wabona biri mwanga mu semabuje subukayashyize izina ry'Imana ari amafaranga nanjye nayo ntabwo wongera kurya ntabwo wongera kurya cyangwa umbwire nzagukate ku mushahara ngese ko basume nk'ibirayi nka bibiri nta kibazo ibyo njye nta mafaranga njye hano mu nzu ku buryo ugomba kubona amafaranga nzajya mpaha ukarya andi ukajya kuyata ntabwo byavamo kamabuje ko mwizera rwose ko nyizera iki so ufasha gushaka amafaranga ko mbizi ko uri umubyeyi mwiza umubyeyi witanga umubyeyi ushobora kwicwa n'inzara kugira ngo umwana we warye mvuga bugambo mbega wahamba bariye rwose nanjye ukambara mu bana babiri no joro ukamba ibiryo nkarya ko nshonje ntabwo urya bikoze igihe nahire ndi gushaka ari amafaranga yo kuri razuba cyanyiciye gahunda gusa amafaranga ubundi yaciye ese nyine jya kubaza umuhanda genda ubaze jya kubaza hari umuhanda hari amafaranga yagiye so n'umuhanda mwajyanye se basi mabujambara ntabwo nzongera kuyashugunya n'ibintu byangwirira iyo menya nkana napangira kuyarira none reba atakaira nta n'irinda ry'ijana ngoze